Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nanone ngiye kuguhereza impamvu 17 zituma abantu bagira ute bagusuzugura. Mwene mama, dore impamvu 17 zituma abantu bagira ute bagusuzugura. Iya mbere, kubura icyizere cyangwa kwiburira icyizere, cyo twita lack of self confidence. Iyo umuntu atifitiye icyizere n'abandi rwose baramureba bakamufata nk'uworoshye. Muri make nutigira icyizere, ako kantu mujya mwumva bakavuga, nutigirira icyizere ntawe uzagira ute uzakugirira icyizere. No one can make you feel inferior without your consent. Uyu ninde wabivuze? Ni Roosevelt Elna. Kutagira intego mu buzima, cyo ni icya kabiri. Lack of goal, kubura intego. Umuntu udafite aho ajya n'ibyo arwanira, abantu bamufata nk'utagira umumaro. Witwa Thomas we yaravuze ngo a person without goal is like a ship without rudder. Ngo umuntu udafite intego abameze nk'ikizi, abameze nk'intama idafite umwungeri, idafite umushumba nyine. Icya gatatu, kwitakariza isuku, lack of personal hygiene. Iyo umuntu ahora asa nabi, abantu baramwuzugura, bakamubona nk'utagira agaciro, baramusuzugura pe, baramusuzugura bakamufata nk'utagira agaciro. Ubwo rero rwose mugomba kugira ute kugira isuku kugira ngo nyine abantu babahereza agaciro. Icyo nacyo ni muri bimwe bituma abantu bakwanga. Icya kane, kudakomeza ijambo, icyo bita breaking promise, kwica gahunda. Umuntu uvuga byinshi ariko ntakore ibyo yasezeranyije, ntawe umwizera, nta muntu n'umwe umwizera pe. Icyo twita promises mean nothing without action. Bishatse kuvuga ko isezerano ni ubusa, isezerano ritagira ibikorwa ni ubusa. Ubwo rero niba usezeraniye umuntu ikintu ko ugomba kugikora, ugomba kugira ute ugikora. Cya gatanu, guhora usaba gusa cyangwa icyo twita gusabiriza, always begging. Gusabiriza, wampa. Birira tubwira ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Iyo umuntu ahora ateze amaboko atagira icyo akora cyangwa ngo yihaze, abantu bamucisha mu ijisho bakamusuzugura. Ubwo rero pay attention. Kubeshya, icyo twita dishonest cyangwa dishonest. Umuntu wabaye umubeshyi nta cyubahiro agira imbere y'abandi. Honesty is the fastest way to prevent mistake from turning into failure. When James Altucher, uwo muhanga niwe wabivuze. Umusinzi ninge biramuhindukirana cyane, bikamubera ingaruka. Ibyo bintu rero bituma abantu utamenya gucunga amafaranga ya poor money management. Umuntu upfusha ubusa umutungo we, abantu bamufata nk'utazigama kandi utabasha kubaho neza, ukamucisha amafaranga yanyu neza kugira ngo ababahereza agaciro. Cyacu bituma abantu bose bakuzinuka. Iyo ufite
kuzinuka abantu bose baraguhugwa akakuzinuka. Betrayal is the only truth that sticks ultra mira niko yavuze. Icya 11 kunanirwa gufata ibyemezo. Indecisiveness umuntu uhorana ubwoba bwo guhitamo no gufata ibyemezo abura agaciro mu maso y'abandi. Cya 12 tudatinze kubura ubushishozi, lack of wisdom. Iyo umuntu ahora akora ibintu by'ubupfapfa abantu baramuseka cyane kamufata hejuru nk'utagira ubwenge. Icya 13 bahita bagifite gusuzugura. Witwa LG Rich cyangwa LG Lisek yaravuze ati respect is two-way street. If you want to get it you got to give it. Nuko biba bimeze. Cya 15 kugira ishyari ryinshi, too much jealousy. Umuntu udashobora kwishimira ibyiza bya mugenzi we abantu baramuzinukwa amufata nk'usuzuguritse woroheje. Kuko abaca umugani mu Kinyarwanda ngo ushaka ubutwari bagirute ratabarana. Ntekereza ko mubizi cyane. 16 kutagira umurava mu kazi, laziness at work, kuba umunebwe mu kazi. Iyo umuntu ari umunebwe ntakore ngo ateze imbere we n'abandi ntawe umuhereza agaciro, abantu bamurambika vuba bakamuzinuka. 17 kwigira mubi, arrogance and pride, kwishira hejuru no gusuzugura abandi bituma bakuzinukwa ndetse bikagutesha agaciro. Witwa Thomas yaravuze ngo pride makers artificial and humility makers real. Inama rero ngiye kukwigirira cyangwa kukwihera, fata icyemezo cyo kwihesha agaciro binyangamugayo kandi uharanire iterambere ryawe, ndetse ubaha abandi cyangwa uhereza abandi icyubahiro kugira ngo nawe bakiguhereze. Ikindi fata umwanya wo kwiga no kwiyungura ubwenge. Irinde ubunebwe n'ingeso mbi ko bituma abantu bakwita ntacyo uri cyo. Mwanzuro rero cyo twita ubusongeranyi, abantu basuzugura umuntu iyo abayeho adafite icyizere, intego, icyubahiro cyangwa ingeso nziza. Ariko iyo wubakiye ku ingeso mbi, ariko iyo wubakiye ku ngeso undangagaciro nziza z'ukuri, wihesha agaciro mu maso ya buri wese. Anonymous yaravuze ngo if you want to be respected, start by respecting yourself. Niba ushaka kugira ko bakubaha, banze wiyubahe nesta. Ndabakunda cyane yabagezaga icyegeranyo ni Fabien. Kora subscribe kugira ngo dukomeze gutwana natugire courage zo kubareza izindi video. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Ciao.